Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi turatangira dusoma ibitabo bigize isezerano rishya. Turahera ku gitabo cya Matayo. Mu kinyejana cya kabiri nyuma y'ivuka rya Yesu nibwo Matayo wahoze ari umukoresha w'ikoro akaba n'umwigishwa wa Yesu yemejwe ko ari we mwanditsi w'ubutumwa bumwitirirwa. Yanditse ku bijyanye n'inyigisho z'umwami wacu Yesu Kristo, akaba yari agamije kwemeza abayuda ko Yesu Kristo ari we Mesiya ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, ari nawe abahanuzi bo mu isezerano rya kera bahanuye ko azavuka. Abahanga mu busesenguzi bwa Bibiliya bemeza ko ari ubutumwa bwuzuyemo amasezerano ya Isiraheli. Inyigisho abantu bagarutseho cyane niyo Yesu yavugiye ku musozi dusanga mu bice 5 kugeza kuri 7, ariko cyane cyane imigani dusanga mu gice cya 13. Iyo yari inshamake y'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Reka noneho dusome mu izina rya Yesu. Matayo igice cya mbere. Amazina ya ba sekuruza ba Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi mwene Aburahamu ngaya. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda na bene se. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Yesayi, Yesayi yabyaye umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya na bene se, igihe bimuriwe i Babuloni. Bamaze kwimurirwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eliyezari, Eliyezari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yosefu umugabo wa Mariya ari we nyina wa Yesu witwa Kristo. Nuko basekuruza bose uhereye kuri Aburahamu ukageza kuri Dawidi ni 14, kandi uhereye kuri Dawidi ukageza igihe bimuriwe i Babuloni ni 14, kandi uhereye icyo gihe bimuriwe i Babuloni ukageza kuri Kristo ni 14. Kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanuweli. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Matayo ibice 2. Abanyabwenge baramya Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose,
ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose n'ubwoko bwose, ababaza aho Kristo azavukira aho ariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe niho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatumiye i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Yosefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe aherako arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageze ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe na ba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, induru yumvikaniye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Ariko yumvise yuko Arikelayo yimye i Yudaya, ahase Herode atinya kujyayo. Abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo, azitwa Umunazareti. Matayo ibice 3. Yohana umubatiza yigisha abatiza. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, bose barahaguruka bajya aho ari, ababatiriza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye. Ntimukibwire muti, dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti, nubwo igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Jyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, sinkwiriye no kumutwaza inkweto. Niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu bigega, ariko umurama azawucanisha umuriro utazima. Kubatizwa kwa Yesu.
Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingurukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Matayo ibice 4. Yesu ageragezwa na Satani. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke umutsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero ko mu rusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo, izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo, uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda ajya i Galilaya, yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri mu nyanja mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu atora abigishwa be ba mbere, agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicubye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe yari ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara uwo mwanya, basiga ubwato na se baramukurikira. Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Siriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwayi ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Matayo ibice 5. Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko
barenganyije abahanuzi ba mbere muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nk'abakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abantu kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wa mupfu we, akwiriye guhanwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehinomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, ureko ugaruka uture ituro ryawe. Wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira. Ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Ntugasambane. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane. Njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore urite kure. Ibyiza ni uko wapfa ijisho rimwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikigushuka, ugite kure, uyite kure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Ntukahukane. Kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere Umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko njyeweho ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi nturazarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa ngo ukirabuze. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi. Ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe, kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe. Ariko njye ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo?
nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dukomeje gusoma iki gitabo cya Matayo. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.